akira mikoro noneho wibwira abantu nurangiza duhite dukomeza n'ikiganiro cyacu. Yego. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Ntibitura Jean Bosco. Kavukire yanjye cyangwa aho navukiye ni mu majyepfo mu karere ka Gisagara, umurenge ni uwa Mamba. Imana iduhana umugisha. Uri umusore cyangwa umugabo? Ndacyari ingaragu rwose. Ndacyari ingaragu. Uri umusore muri mu magambo makeya. Ndacyari umusore. Nanjye ndategereje nk'abandi bose. Yego. Abantu bifuje ko rero wakongera ukababwira urugendo rwawe rw'ibyo wanyuze mu bitari byoroshye, noneho ukaza kubabwira n'uburyo Imana agiye igufasha kugira ngo ube uri Jean Bosco uriho uyu munsi. Urugendo rwanjye ni rurerure, sinzi ko twagabanyamo bikaba episode kuko ni rurerure. Uvuga mu magambo yenda avunaguye ariko abantu bahereza amakuru yego bifuza. Navutse nk'abandi bose, mvukira amezi 9, ariko mu kuvuka nk'abandi bose navutse ari ku wa mbere, niko nyuma bambwiye ku wa 4 umubyeyi ndamubura. Urumva yari hacemo iminsi 4. Umubyeyi uhe? Mama ndamubura. Aragenda. Amaze kugenda noneho urumva bakoze uko bashoboka, urumva byabaye ngombwa yuko bampa amata. Noneho ndangije ubwo nkazaza nkura gutyo nyine Imana irandokora, inkura aho ngaho sinapfa, irandinda. Urumva maze nk'amezi cyangwa umwaka, urumva byabaye ngombwa yuko duhita tujya gute ibyabaye mu 94, murabizi namwe, byabaye ngombwa yuko duhita duhunga nyine. Mu guhunguka twahungutse nyine, urumva maze kumenya ubwenge, ariko nta mama ndeba, nkagira agahinda. Narebaga abandi ukuntu bahamagara abana babo, ababyeyi babo, jye nkababara, nkavuga se navutse ku giti ko nta mama ndeba. Byabaye ngombwa rero papa nyine urumva ntabwo ari kuba wenyine, ashaka undi mugore, ahashakana n'uwo afite umwana tungana, turi mu kigero kimwe. Ubwo urumva mukuzana uwo mwana, urumva papa ntabwo yari se, nanjye ntabwo yari mama. Urumva byari ibintu bibiri nyine, twese twari tumeze nk'abari hagati y'ururimi. Ariko mu gukura jye nkakura mbabaye kuko ntarebaga mama. Aho byarangoye cyane, birambabaza cyane. Rimwe na rimwe iyo nabazaga papa nkamubaza se mama ari he, se navutse hehe, urumva byabaye ngombwa yuko anyihorera, ntabwo yigeze ambwira, biba ngombwa ndababara cyane. Aho ngaho yenda impamvu papa watakubwiraga amaherezo cyangwa se mama wari urakeka ko ari iyihe mpamvu atakubwiraga ngo kwerure ngo mama wawe arahana? Sinzi impamvu atabimbwiraga. Sinzi impamvu atabimbwiraga, jye nabimubazaga akambwira ngo yarakuntanye none ihangane nzakurera. Ariko nagiraga ikintu kimeze gutya, nakundaga kuryama nkarira kuko nta muntu n'umwe nigeze mbona, na papa ubwiwe ntabwo yanyerekaga urukundo rw'ababyeyi. Icyo gihe ndabyibuka yakundaga kunkubita nko mu cyumwe byuze nakubitwaga nk'inshuro nk'eshatu, nkakubitwa. Icyo kintu kikambabaza cyane kuko nakubitwaga cyane. Ugakubitwa uzira iki? Ntago nabaga nzi niba yabaga ari mukadata yenda wamunteranyijeho, ntago mbizi, nisangagaje nkumva arankubise. Ni ukuvuga ngo mama wawe akimara gutandukana na papa wawe, papa yashatse undi mugore? Nyuma yaho yashize imyaka myinshi, maze gukuramo, maze nko kugira nk'imyaka 5 gutyo, niho yashatse undi mugore. Urumva ntabwo ari kuba wenyine, kandi nayo imaze gukura. Ariko nyine ndababara cyane kuko ntarebaga mama, birambabaza cyane. Ubwo ngubwo ndabyibuka bigeze kunkubita, hari nko nimugoroba ndyamye, nibwo narose umuntu, mbona umuntu araje arambwira ngo humura, nzakurinda, nzakurengera, nzaguha umunezero. Uwo muntu arigendera, mbabazwa n'uwo muntu ugiye kuko nabonaga yambaye ikanzu y'umweru, ntabasha kureba ngo murebe mu maso. Icyo gihe amaze kugenda narababaye, ariko turi kumwe numvaga nishimye. Ntabwo nayo icyo gihe yari bankubite ngo nuko nataye
ibiceri 20, igiceri cya 20. Icyo gihe bari bakintu bampa amafaranga njya kugura umunyu, ndangije mitanyata rero nibwo naje barankubita cyane, none ndyamana umubana avuga ariko kuki bankubitiye 20 koko, kuko bankubite gutya neza bamvunagura. Icyo gihe numvaga umugongo unjya unzira 20. Icyo gihe rero uwo muntu niwo naje kumubona aza rero arambwira ngo humura nzaguha umunezero, ahita yigendera rero. Ndangije mita nkanguka sigara nibaza uwo muntu mbonye ninde. Ubwo byaje kuba ngombwa rero ubuzima bubaye burebure bubi, biba ngombwa yuko mva iwacu, ariko nsiga intego mvuga rero papa nta rukundo yigeze ampa, nta n'ikintu na kimwe ahubwo yarankubita n'umutima. Ndavuga jyewe nzanamwica, ariko burya nta kuntu jyewe yankubita. Urumva mbese nta mbabazi nari mfite. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko mama wawe atandukana papa wawe, nta yindi mibereho myiza wongeye kugira, nta rundi rukundo rw'ababyeyi wongeye kubona bituma ugira umutima wo kuzagira se ukuzica muzehe wawe? Nakuze nta n'urukundo nigeze mbona. Nta n'urukundo nigeze mbona, nta no kuvuga. Nakuze numva nta muntu umbwira ngo mwana wanjye koko. Nta muntu wigeze umbwira ngo mwana wanjye, nta muntu wigeze ubimbwira. Nawe ubwo nabonaga abandi babita ngo bana banjye ngo ibiki, nkumva giye bikandya, nkavuga ariko se navutse ku giti, ngambira uko nguko nyine nabo byanga byakunda nanjye nzamukuraho. Nibyo nari mfite, nibwo bwari ubugome nari mfite mu mutima. Ndangije biba ngombwa yuko mva iwacu ndagenda. Maze kugenda navuye mu Igisagara ngera mu hari akazakamonyi n'amaguru. Nahageze nimugoro Gisagara mu murenge wa Mama, Kamonyi n'amaguru. Ubwo warugiye? Numvaga ko ngiye Kigali gusa, numvaga Kigali nkumva ko ngiye gusa. Nuvuga ngo warahagurutse ugenda ufite gahunda nta hantu mfite, ariko uvuga uti mpunge kwa data. Ntago nakomeje kaburimbo, naciye izapanya inzira nyine nkagenda nsoma. Ndabyibuka nageze ahantu bite Ikinazi nka saa 11. Biba ngombwa yuko naka icumbi. Ikintu cya mbere mpageragiye nta n'ikintu habe n'urukundo namba nari mfite, nta nimwe abantu nari mbafitiye. Ariko byabaye ngombwa navuga rero reka naka icumbi, niba rima ndaryama, niba atarima nabwo ubwo ndikoca nyine, nta kundi nyine. Nari ndi mutoya cyane, nari mfite nk'imyaka nka 14 gutyo, 14 rwose. Ntangije nibwo nahise ngera gute rya cumbi barima rero. Ndabyibuka bambaye n'ibiryo kuko nari maze nk'iminsi 3 ntarya, inzara yaranyishe. Nibwo noneho bambaye ibiryo birananira. Bimaze kunanira ubwo ndabyuka, urumva naracecekaga, nta muntu nabibwiraga, byose byari biri mu mutima wanjye. Byabaye ngombwa yuko mbyuka mu gitondo nkomeza umuhanda, mbaza umuhanda kuko nari nasomye ahantu bita Ikinazi ku cyapa. Barambwira ndabaza Ikinazi ni hehe. Nibwo noneho banyoboye inzira ndaza n'amaguru. Urumva yari umunsi wa kabiri, naraye niri umunsi ejo ngenda, nanone mbyutse ngenda nta hantu ntazi. Ndangije ndabyibuka ndi mu nzira, inzara yaranyishe. Inyishe nibwo noneho nigira inama ahantu bari banitse imivunde, nigira inama yo kujya gusaba amazi kugira ngo mbashe kugira gute ntore wa mwumbati. Ndangije njya gusaba amazi mitana n'umwumbati w'umuvunde. Ya myumbati binika munuze mu mazi nyine ikinama. Niho nafashe noneho ndarya, ubuzima burakomeza, ndakomeza ndagenda. Ngeze ubwo urumva Kinazi narahageze, bangombwa yuko ngomba kwaka akazi. Nta kintu nari nzi, urumva nari mutoya. Bambajije umuntu aranyitegeza kuko ukunsa rero ntago ari ukuntu nasaga, nari igikara. Icyo gihe nari ndwaye n'amaso n'umusatsi none warahengamye, mbese warashiririye. Hari hafi no kurwara bwaki. Ariko nyine Imana irandinda kuko yari mu ruhande rwanjye. Nakomeje ndagenda. Icyo gihe ndabyibuka imodoka ya Daihatsu yari yagiye Kamonyi, kuko naje kumenya ko yari igiye Kamonyi nyuma. Nigira inama yo kuyurira, ngiye kuyigera kuba nari nshonje. Nibwo yahise igira gutega, yahise ihaguruka iragenda. Mbabazwa nabyo rero, nkomeza umuhanda ngenda, mpura n'umugabo yari umurokore, bari hanze. Ndangije mwaka ifuti, yari ari ku igare. Arangije arambaza se uzi igare? Ndamubwira
ariko nari ndizi nyine ubwo nari mutoya, ndangije ndamuheka kuko yandushaga ibiro n'inzara yahise rigwa. Arangije icyo gihe ntabwo yigeze angirira impuhwe, sinzi ibyo yatekerezaga, ntabwo mbizi. Nibwo yarahisemo birashoboka yuko uvuye ku runaniwe, reka nkusunike hanyuma ntarukireho. Tubikora nk'uko yagize atarukiraho. Namubaza se ntiwandangira akazi? Arambaza se urashaka akazi kameze gate? Nibwo yambwiye navuga rero nako kuragira inka nakemera. Nibwo noneho yanjyanye mu rugo iwe ntazi ko ari umurokore nyine. Turagenda n'ukuntu nari imeze, urumva hari Kamonyi nyine, n'ukuntu nari imeze nasaga nabi. Bagenzi nasaga nabi, bambonye noneho bahita baba ngo ngiyo mpumyi uyijyanye he? N'ukuntu nasaga nabi, nimeze nk'umusazi mbese. Ariko baranyakira, baranyondora. Bamaze kunyondora nibwo noneho ubuzima nyuma yaho bwaje kuba bubi cyane. Inka byabaye ngombwa yuko bazigurisha. Bazimaze kuzigurisha nibwo noneho banshakiye akazi ahantu h'umurokore. Ku murokore ndagenda. Buriya abantu bose nubwo ubareba bose ntabwo ari abarokore. Abantu ukabona abantu baririmba uvuga ngo bose niko abakishijwe. Nagiye mu rugo bari bafite inka nkazaza ndagira. Nibwo noneho bazanaga imyumbati itanashyuhije, barayitekaga iyo twariraga imyumbati bwaracyaka ntibayishyushye, noneho bakayizana nimugoroba, noneho bazanye twa tunuze tw'ururenda n'inuze n'umweru bakayima, kuko nta kintu nari kurya. Nibwo nayiryaga nyine. Ndavuga ubuzima aho mvuye niho habi cyane kurenza ibi ngibi. Kandi ari abarokore? Bari abarokora n'abaririmbyi, n'ubu ngubu baracyari abaririmbyi noneho. Koko n'umugore ubu ni n'umudiyakoni. Mujya muvugana? Oya, ntabwo tuvugana. Ntabwo tuvugana. Urumva namaze gukura, biba ngombwa yuko nanone ngira noneho dutandukana ndigenda, kuko icyo gihe nta kwezi nigeze mpamara. Bivuga ngo hari abantu tubona mu nsengero ari abaririmbyi, abandi bafite imirimo itandukanye, abadiyakoni n'abapastori, ariko imitima yabo ntabwo ibikijije, badakora ibikorwa bijyanye n'izina bafite mu itorero. Bararirimbaga cyane, ariko wagera mu rugo bikagorana. Byaragoranaga, byabaye ngombwa yuko mpava. Maze kuhava nibwo noneho nasubiye hahandi bari baranzanye twahuye. Banshakira kandi akazi ahantu, yari umumama, yari afite abana ariko badahuje base. Bari batanu ariko badahuje base. Nibwo nagiye noneho nangira kwiga imico yo kuzaza inywa inzoga, nkaza ngendana n'abantu banywa urumogi, kugira ngo, ariko Imana ni nziza, byabaye ngombwa none uwo munsi ndi bujye kurunywa, kuko numvaga ngomba kujya kurunywa byanga byakunda. Mura n'ikintu kidatuma njyayo, ariko ndavuga byanga byakunda ejo nzagira gute, nzajya kurunywa. Nibwo noneho wa mugabo noneho umwe wari waranzanye dure hahandi yagarutse aza kundeba hahandi kwa wa mumama. Nibwo noneho yanjyanye mu rugo iwe, warambya rero ndakuzi neza, uri umwana mwiza, uzaze noneho ube mu rugo nta kibazo. Arangije noneho nabwo nahavuye ukwezi kutarajya gute, kutaruzura. N'ukuntu nabakoreraga uwo mumama yayampaye yose, amaze kuyama yose ndigenda biranamubabaza. Nangije nibwo nageze muri urwo rugo noneho bamfata nk'umwana wabo. Noneho byabaye ngombwa nuko noneho bansiga ku rugo saa 11. Barangije noneho nibwo naryamye, maze kuryama mbona nziritse amapingu inyuma. Bazana umuntu nabonaga hari mu nzozi, umuntu azana inkota, arangije hamwe ngo turakwica. Ndababaza se muranyicira iki? Ngo we turakwica byanga byakunda. Nibwo nagize ubwoba, ya mapingu ndayaca. Maze kuyaca nirukase, nibwo nageze ahantu hari icyobo kirekire. Maze kubona icyobo kirekire nigira inama yo kukigwamo, ariko babandi bagiye gute bari bari inyuma barimo banyirukankana. Nibwo noneho nagize gute, nibwo nangiye kukigwamo, nibwo nahise ntaruka mpita nkirenga. Noneho babandi bagumye baranyirukankana, mpita nshidukira hejuru. Shidukiye hejuru, nibaza ukuntu bigenze, nibaza ukuntu abo bantu banyirukankana,
nifuza urupfu ndarubura, nifuza mbese numva nta isi numva ndayihaza. Nibwo noneho nongera ndasinzira, mbona icyumba nari ndyamyemo, mbona noneho kigize gute, cyuzuye amatara. Noneho mbona ndi kumwe n'abantu benshi cyane, ndangije mitangira gute, arampamagara umuntu wari wambaye imyenda y'umweru, arampamagara amazina yombi ngo Bosco ntibitura, nkurikira nzakumara umubabaro, ibyo so na nyoko batigeze babigukorera jye nzabigukorera. Naye namubaza none uzama umubabaro gute, narabuze umunezero gute? Arangije arambwira ngo nzakumara umubabaro, nzaguha ubugingo. Nibwo none nashidutse ngire gute, nabonaga hagati yanjye nabo harimo inyanja. Arangije arambwira ngo ninkandagira aho ngaho hanyuma mugereho. Nagiye kubona mbona hagati harimo akantu kameze nk'akadodo, wajya ni nk'akayira. Arambwira ngo ninkandagire muri ako kayira, ako kameze nk'akadodo, hanyuma ninkandagira ndahita mugeraho. Nibwo nakandagiye mpita mbona turi kumwe, amfata ukuboko turagenda, munisanga mu rusengero, mpita nkanguka gutyo, nuko nakijijwe. Ubwo yari marayika? Yari marayika. Yari marayika kuko ubwo yanyeretse inkovu gutya no mu kiganza. Yesu ariho. Yarazinyeretse, yari yitamije gutya, nabonaga gutya hano inkovu gutya, narazirebaga. Ubwo nyine mbona mfashe ukuboko agenda nganiriza, mbona nyinje mu rusengero, numva ndishimye, mpita nkangwa gutyo, mpita njya gukizwa gutyo. Noneho wandi uwo mugambo wo kujya kuvuga ngo ndajya kunywa urumogi bihita biburizwamo gutyo. Yego. Ubwo ugeze mu rusengero barakwakiriye, ugeze mu rusengero wakiriwe ute, bagufashe bate, ese byakomeje bite mu buzima bwawe bw'urugendo rwo gukizwa? Mu rusengero abantu aho ngaho mu rusengero bari banze n'ubundi, ari abaririmbyi bari banze kuko twari dutuye hafi y'urusengero. Urumva abantu ibikorwa byose, kwakira abashyitsi bose bazaga hehe, bazaga mu rugo. Ni ari ukuntuma, bantumaga n'ubundi nkagenda n'ubundi ntagira gute, ntasengera. Byose babaga bagize gute, urumva babaga banze. Ariko nyumva niyo mpamvu bavuze ngo karibu Bosco, mbona bishimye nyine. Ndabyibuka bahagurukije abashyitsi igihe ngumya ndicara, umuririmbyi umwe araza arampagurutsa ngo haguruka nawe tukwakire. Mu bantu nyine bose kuko urusengero rwose bari banzi bose n'ubundi, nubwo ntasengeragamo ariko bari banzi. Yego. Nuko waje kubatizwa muri ADPR? Nyuma yaho nasanze abantu habura icyumweru kugira ngo babatize, jya umutima warambwiye ngo ningende nige. Ngiye ndabyibuka umuntu wanyigishije yatwigiye ijambo rivuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari rinyuramo abantu benshi kurimbuka, ariko irembo rifunganye abarinyuramo ni bake. Iryo jambo nararitekereje cyane. Nibwo nize icyumweru kimwe bahita bambatiza, batanga mu buhamya. Urumva bari banzi kumbere, bahagaraga imbere bagatanga ubuhamya, ubundi babaga banzi n'ubundi. Nibwo nahise ngira gute, bahita bambatiza. Ariko niba barebaga inyuma kubona nacecekaga, ariko ntabwo bari bazi biri mu mutima wanjye, kandi nari mfite intego bavuga ngo papa nzajya gute, nzamurangiza. Nari mbifite mu mutima. Ni ukuvuga ngo na nyuma yo kugera mu rusengero, uwo mugambi wo kuzarangiza muzehe warawukomeje? Numvaga bindimo, ariko ndabyibuka maze kugeramo ntabwo nahise nkizwa. Ujya nahasanzemo umuririmbyi, yari umuririmbyi, yari umugabo yakundaga abakobwa, yarasambanaga uwo mugabo. None tukaba turi n'inshuti. Urumva ahantu nabaga abagore baravukanaga, urumva byari byoroshye kumbona nyine tukabonana. None urumva ikintu bakoze, barambatije, pasiteri yarambatije, ariko nsigara ntakijijwe. Kubera iki? Nasanzemo abantu umuntu udakijijwe niyo nahingukiyeho, nkagira ngo bose niko bagize gute, niko bakijijwe. Nibwo noneho twagendaga akantu mu mukobwa, nkagenda nkamutereta, nkamumuzanira, akamusambanya. Yego. Subiramo ako kantu neza twumve. Yanumaga umukobwa, uvuga ngo yagutumaga umukobwa mu rusengero. Yego. Nkagenda nkamuzana, hanyuma akamusambanya. Noneho ndabyibuka ikintu cyaje no kumbabaza, nari mfite musheri mu baririmbyi. None yatazagamo
kure ntago numvaga iririmba reka pfa kubana iyo yabaga arimo numvaga iririmba neza ariko yaba atarimo numvaga itaririmba rwose rimwe na rimwe nkanisohokera byaje kuba ngombwa yuko amutera inda amaze kumutera inda wa mugabo utumaga abakobwa yego niwe waje gutera inda nde sheri yari sheri wanjye yego amutera inda amaze kumutera inda nibwo none arangira hamwe rero Bosco rero nateye inda sheri wawe none mbwira nguha amafaranga 500 hanyuma nkushyingire ndavuga wapi agushyingire uwo yamaze kumutera inda ndavuga wapi nge ntago nabikora ntago najyana n'umukobwa nzi ko wamuteye inda ntago byakunda nabo yarabikwemeraga ko ari wamuteye inda kandi twaraganiraga buri kimwe cyose kandi n'umugore wiwe ntago yari azi ko asambana nge nari mbizi kuko rimwe na rimwe yambwiraga ugenda ujijisha umugore wumva icyo akora ubwo twigeze kujya gucurangira ubukwe igitaramo bucya ari ubukwe uwo mukobwa baragenda barasambana noneho jewe abandi baragenda kugira ngo Imana buri Imana rero buriya iminsi y'igisambi irabaza nibwo noneho yagize gute nibwo abantu bagiye bagenda baramuhiga bamaze kumuhiga iwe ntiyaje mu gitaramo se bavangure kareka akoze iperereza asanga yajyanye he n'umukobwa noneho biba ngombwa yuko rubiba rwaserera rero banshyira muri famiye mu miryango wabo ngo nimushinje yuko yagiye gute yagiye gusambana ndangije noneho jewe sinavuga ndavuga ni ukumubeshya ariko nari nzi ukuri yuko yagize gute yagiye kubikora nari mbizi yuko yagiye kujya gute kubikora biba ngombwa yuko yigira inama yo kujya gute gutoroka agende agigira i Bugande ambwira ahantu ngomba kujya kwaka amafaranga yari 1.5 miliyoni hanyuma nzayimusangishe he i Kigali noneho ndagenda nibwo nabajije umudamu urumva twakoreshaga amayeri yo kugira ngo nyine batagira umuntu udukeka nyine nibwo nagiye basa umugore nawe se mama runaka yagiye kumbi yagiye i Kigali kugira ngo ndabizi neza kandi agiye no kwambuka hehe ku mupaka yigendere twari dufitanye gahunda yuko ngomba bucya ngomba ko yagutengiye umushyira amafaranga kuko urumva bari kuvuganaga kuko yaranyizeraga bari bazi yuko ntiva nibwo none nagize gute nibwo wa wundi yaragiye gusanga i Bugande nibwo yahamagaye nimero yanga kujya gute yanga gucamo yanze gucamo urumva umugabo umugore ntazi aho yagize gute yagiye ariko ugiwe ndahaza nibwo byabaye ngombwa aramamagara ambwa rero ndabona kugenda i Bugande byanze ndagarutse nibwo yagarutse atazi aho yagize gute yaravuye arangije ubwo bibangaho tubiba ngombwa ndabyibuka agenda ngeze ku rwego aho bajya kwigaburo nanakarabye agahita ambwira ngo agahita nyendeke SMS twigende tugahita tugenda agahita urumva akundaga kuntuma abakobwa nkagenda nkabamuzanira ubwo yabasamanyirizaga hehe yenda tukiraho yakodeshaga ahantu nk'icyumba ngiye nkagenda nkajya ukwanjye nkajya kwirira inyama kuko yakundaga kugura inyama tukagenda nkazirya naho akagenda agakata iziwe akambwira ahantu niba ngiye nyine nawe umutegereza wowe wamurangirije afere yo kumuzanira njye nabaga nabimurangirije ntabaga ari ibyo nyine nese uwo mugabo yari afite akazi mu itorero yari umuririmbyi yari umudiyakoni yari umunyamasengesho yari umuririmbyi yari umunyamasengesho yego urumva akabikora ibyo yarangiza akajya muhehe muri korari ibyo yarabikoraga icyo gihe urumva gihe ntabwo nari nzi abantu bakijijwe ntabwo nari mbizi mvuge ngo bakizwa gutya kereka nyuma yaho buriya Imana abayo yabamenye kera buri iki iyo uzaba umunyamumaro igukura mu bintu bidafite umumaro byabaye ngombwa mbere hari ahantu uwo mbere twabaye ngombwa ahantu tujya kwinika imyumbati bajyanaga mu ntuze i Kigali imyumbati tutinika ku gasozi tunitse ku gasozi urumva imodoka zarapakiraga zijyana i Kigali noneho ngaho sasa turumva twubatse ni itete twubatse itete urumva umukobwa nge nacungaga inuze nacungaga imyumbati none umukobwa nkamamagara runaka urumva giye bari kuza nzi ukuntu nyine umuntu muryoshye nyine nkamutirita nyine akaza paka nkamenya ukuntu undi munsi unikira iyo yinanirwaga ntabwo byandebaga byabaga ari byo bimureba ariko njye nabaga nagize gute nabamuzaniye nakoze umurimo nta bindi yantumye none se hagati aho
aho izo ngeso ntabwo we yaje kuziba yazikwanduza ngo nawe ujye kuri urwo rwego rwo kuba wagira imico nk'iy'uwo mugabo. buriya ikintu iyo najyaga kuvuga ngo ndabitekereza, hari umugabo nyir'urugo aho nabaga, kuko yari umuririmbyi, yari n'umudiyakoni, yarashinzwe yari umujyanama nuko ntibuka, we yakundaga kunganiriza cyane. Nubwo ibyo nabikoraga, iyo yanganirizaga akanga Yesu ni mwiza, Yesu akunda ikintu cya mbere, akunda abantu baciye bugufi. Urumva mbese akanganiriza anyatuzo meze nk'unyira ambwira, anyereka inzira, kama gukizwa ni byiza, kureka ibyaha ni byiza. None nkagenda kurinuza ibyo nkatinya ikosa. None ikindi noneho nkatinya ikindi none cyagiye kimfasha, natinyaga kuzabyara umwana hanze, vuga ngo uyu nguyu ngo azanjye bangereke hinda, udafite n'ubushobozi, ntafite n'ubwo bushobozi. Icyo gihe byabaye ngombwa, iki kintu cyagiye kimfasha. Ntabwo nigeze kubikora, ngiye kubikora biranga neza, kuramo umukobwa, kuramo ajugunya hariya, mpita numva ikintu kimfashe mu mbavu. Kimfashe mu mbavu rero mpita mbireka ndabwambara. Icyo gihe yaranantutse, ariko nyine ndigendera, nyine nta kundi byari kumera. Biragenda nyine birarangira, ariko bitavuze yuko ntajyaga kuzana batanamuga umukobwa ngo mumuzanire. Byabaye ngombwa noneho umuntu wa undi wambaye ikanzu y'umweru, wa undi yampamagaye bwa mbere, yarongera aragaruka. Arangije agarutse, none turahagarara, arambwira ngo ngiye kukwimura, ngiye kugusubiza iwanyu, utanga imbabazi, usaba imbabazi. Urumva za mbabazi gusaba imbabazi ni ukuntu mfite gahunda yo kujya gute bya bintu byo kuvuga ngo nzarangiza papa nzamwica. Urumva byari ngombwa kujya urumva yambwiye ngo nutajya kubabarira, nutababarira. Urumva wa muntu wambaye ikanzu y'umweru yaraje arambwira ngo jya gusaba imbabazi, kandi ubabarire. Arambwira ngo nutababarira nanjye sinzakubabarira. Ndavuga mpita ntekereza wese nijye bahemukiye, none nijye ujya gusaba imbabazi. Navuga ntaho ngiye, ariko kubera ko Imana yari mfiteho umugambi, rya jwi ryanyu riragaruka rambwira ngo genda ujye gusaba imbabazi, kandi unababarire. Nutababarira nanjye sinzakubabarira. Nibwo noneho nahagurutse ndagenda saba imbabazi, nanjye bwa Imana nibwo nkisaba imbabazi. Mwumva icyo kintu, nkisaba imbabazi ndetse ndanababarira, nibwo nagize umutima ugize gute, nagize umutima wishimwe, numva umutima uranezerewe, numva umutima wanjye urabohotse, kuko namaze kugira gute, gusaba imbabazi. Buriya ikintu cya mbere umuntu iyo wakosheje cyangwa wakoshereje, buriya ikintu cya mbere gutanga imbabazi no gusaba imbabazi, buriya biruhura umutima. Namwe rero abanze gutanga imbabazi, mukwiye gutanga imbabazi ndetse mukababarira, nibyo bizabafasha ndetse bikagira gute, bikabaruhura umutima. Rero dusubikiye ahangaha, ikindi gice nzakibagezaho ubutaha. Murakoze. Yenda tutarasoza, yego, tutarasoza neza, hari umuntu ushobora kwibaza ati se ujya gusaba imbabazi umubyeyi, ese yaba yarabyakiriye ate? Ese yaba yarakubabariye? Ese yaba yaravuze ko azabitekerezaho akazaguha imbabazi? Ese ziguhera aho ngaho? Washyiraho umucyo kuri icyo kintu kugira ngo abantu badukurikiye bamenye uburyo ki wasabye umubyeyi imbabazi n'uba yaranakubabariye, ubabwire. Yego, ngenda gusaba imbabazi nazisabye papa mu kuzima yahise amfata mu ntoki, arambwira ngo arambabariye. Akibimbwira nahise numva umutima wanjye wishimye. N'ubu ngubu papa turi inshuti 100%. Yego, muri make ubu papa wawe muri inshuti. Ese kuri wa mubyeyi wari warabataye akabata
agata papa wawe namwe murimo mwari abana bangahe, ese nyuma yaje kugaruka, icyo kintu nacyo abadukurikiye bashobora gukenera kumenya ngo bimeze biti. nijye uriho jyenyine, nijye uriho jyenyine, ntabwo yagarutse. Mama ntabwo yagarutse wapi, kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo kugeza isaha. oya twarabonanye nyuma, naramuhigishije ndamubona. waramubonye uramusuhuza, arakumenya, muramenyana? Yego, noneho ndamumenya, ariko kugeza izi saha ntabwo aranyisanzuraho. ariko ubu aho ari urahazi? Ndahazi, njya kumusura rwose. n'ejo bundi nari ndi. wari uriyo? Yego. barabonanye muraganira? Yego. ariko umuziro ni ukunyisanzuraho. birumvikana, kandi n'abandi babaye mu buzima nk'ubwo ngubwo birashoboka. hano ni ku isi. Yego. ku isi byatunyura mu makorosi agiye atandukanye, nibyo tugenda tubwira abantu. Birashoboka ko waba uri mu buzima nk'ubwo Bosco yanyuzemo, ariko nanone ntukumve ko inka yacitse amabere. ugomba kwiyakira, ugasenga Imana ikaguha icyo gukora kugira ngo ejo harusheho kubaho heza. noneho umubyeyi yazagaruka sava, atanagaruka nabwo ugakomeza ubuzima Imana yaguteguriye. Yego. ni ukuvuga ngo rero abantu bamudukurikiye, ngira ngo mwumvise uburyo Bosco yanyuze mu buzima bugoye. tuzagaruka noneho tugaruke. Bosco afite ubuhamya bukomeye, ntiza mikoro kugira ngo nze kubwira abantu yenda barusheho kunyumva. Bosco afite ubuhamya bukomeye cyane. aho ngaho rwari urugendo rw'uburyo ki yavutse n'uburyo yaje kugira gute kwakira agakiza. Mwumvise ko bitari byoroshye, yaje guhura n'imitego igiye itandukanye, ubuzima bubi, kugeza ubwo yaje kugera mu nzu y'Imana. mu nzu y'Imana naho yaje kugenda ahura n'ibigusha bigiye bitandukanye. mwumvise ko hari umugabo wagiye ashaka kumwinjiza mu ngeso z'ubusambanyi, reka tuvuge gutyo, kuko baravuga ngo abantu bakunze kugendana no kubana barasa. ariko Bosco yakomeje kugira umutima ukomeye, cyakora akajya amuzanira abakobwa akabasambanya, b'abaririmbyi n'abandi bafite n'imirimo mu itorero, ariko ntibimubuze gukora imirimo mu itorero. mwabyumvise. ikibazo twakwibaza cyangwa se twabaza Bosco, ese uwo mugabo we aracyariho, aracyari mu itorero? niba ari amakuru ye ufite. aracyariho, ari hanze ubu. yagiye hanze. turavugana. ariko ujye umubwira uti niba ugikomeje za ngeso rwose uzahindukire, kuko Yesu ntabwo akunda abantu. yaje guhomba, nyuma yaje guhomba, Imana iramugarura. numvise hanze ngo baranamusengeye ku kidiyakoni. ubwo ari hanze y'igihugu. ntabwo dukeneye kumenya icyo gihugu, yenda ni ibanga rye, bari n'abashobora kumumenya kandi ntabwo biba ari byiza. ahubwo icyo tuba tubivugiye abantu muri mu itorero, mufite muvanga iby'isi n'iby'ijuru, Imana ntabwo ibikunda. niyo mpamvu tuba twabuze ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo tubakebure. kandi Bosco ibyo bintu afiteho amakuru cyane. turashaka kuzakora ikindi kiganiro. numvise ko ufite amakuru y'abahanuzi b'abatekamitwe, noneho mwahanganye mubana bateka imitwe baturira abantu. hari n'abashinze insengero hano mu mujyi wa Kigali n'ahandi, kandi bagikomeje kugira gute gutuburira. birashoboka ko twazabashyira hanze? birashoboka. birashoboka hanze. ariko ntabwo byashoboka, ntabwo twapfa kubashyira hanze, ariko tuzajya tubivuga mu marenga kugira ngo abantu bamenye ngo hano hari abantu bafite insengero kandi ari abatekamitwe. hahandi umuntu ngo asigaye afata umuntu bagapanga akamuhereza ikiguzi runaka. biriya ari ikintu cya mbere. buriya icyo ni ikindi gice. yego, icyo ni ikindi gice. nzabagezaho ukuntu umuntu bamutuburira rwose. yego, baramutuburira pe, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. baragutuburira bakakwemeza, ariko ndize ko iki gihe tugezemo dukwiye gukanguka. niba tutarakangutse sinzi. nta gukanguka, abantu baracyabatuburira ngo akira umugisha, akira amavuta. ayo mavuta sinzi. ayo mavuta wanda ari igikotora. ngo dore barakuzinze ngo kandi ugomba gutanga ituro ngo tukabohoza. Imana niyo izingura. Imana irazingura. ntazagire umuntu ukubeshya. iyo wasenze Imana irakuzingura. pfa kuba uzi imbaraga urwana nazo. iyo uzi imbaraga urwana nazo ubasha gusenga ushyizeho umwete. ariko nyine iyo ugiye unyetanyeta mu nzira utseta ibirenge urabyumva.
ariko iyo wasenze ugashyiramo imbaraga ukizera nta gituma Imana itagutabara. Ariko abahanuzi b'abatekamitwe bashobora kuba baragabanutse naho bafungiye insengero, abasanga aho baba bagwiriye, bari kubasanga mu ngo, bari gusanga mu ngo ugasanga umuntu nawe niyisengeye urajya gusenya aya nta muntu Imana itasanga, oya ntawe uzomukura. Umuntu wese iyo wayizeye Imana iragusanga. Ikibazo nyine mwumva ko ngo niba atabasengera ngo mupfa, aya umuntu apfa igihe cyageze, ntawe upfa mbere yo gupfa. ngo zana amafaranga ibyifuzo byawe tubijyane Kanyarira. Ayo kanya wakwigiriyeyo Kanyarira ntabwo ari wakemura ibibazo. Nagiye inshuro nyinshi narataganga nuze ko ntashubijwe nyuma. Kanyarira hazi nta makosi namwe naze ya Kanyarira. Kanyarira ndahazi namaze nk'ukwezi. Kanyarira ukwezi narakuhamaze kose ndahazi. Ayo Kanyarira yenda ku bantu batahazi ko ndatekereza abantu benshi ntago bahazi. Ni mu kayi karere? Mu karere ka Ruhango. Ni Ruhango. Ni mu majyepfo? Ni mu majyepfo. Ubwo nge natekereza ko ari Gitarama. Oya, Gitarama nikizabonwa kuko ni imisozi ibiri ibangikanye. Kizabonwa naho barahasengera? Ni imisozi ibiri igiye ibangikana kuko hagati harimo umugezi. Ubwo ahaba ibisubizo byinshi ni hehe ngo abariho biza aho wasengera hose nyine ababwira ngo hari ibisubizo, so kuvuga ko nta hantu hataba ibisubizo. Iyi saha y'Imana iyo yageze Imana iragusubiza. Nubwo wasengera mu rugo, nubwo wasengera mu nzu kose, kuba wizeye ko Yesu ashoboye, afite imbaraga kandi Yesu asubiza. Next time rero cyangwa se ikindi gihe ubutaha ndashaka ko tuzavuga kuri abo bantu z'abatekamitwe tukabamanuka. Icyo tuzirinda ni ukubavuga mu mazina kuko barazwi ngo hari n'abafite insengero zikomeye hano muri iki gihugu. Buriya ari ikintu cya mbere abantu bose ni ukumenya ko abatubuzi babaho. Sinzi mu rukuru ariko uzajya uduha ingero zawe z'ibyakubayeho z'uburyo bagutuburiye niba ari cyangwa wowe ntabwo bajye ubyumva n'abandi gusa. Oya, hari ibyo narebaga n'amaso yanjye nge ntabwo wari kuntuburira. Kandi nararebaga gutya n'amaso yanjye wowe kwisekera nsinde nyine naritirizaga, ariko nkarangiza nkababwira rero Imana izabaniga. Hanga hari umutipe yari i Kigali wajyaga afata abantu agakodesha akagare akakaba afite ubumuga, noneho agahereza umuntu amafaranga gakakazamo, yarangiza isaha y'ibitangaza yagera akamuhagurutsa ngo aramukijije, abantu bakizera ibyo bitangaza by'ibicupuri. No kuvuga amazina hari nabonye nejo bundi nta gihe kirashira umuntu ameze gutya akaboko, buriyo kameze gutya byanga byakunda karanabyimba. None ngewe nakoze nuze njya kumureba nyine nkuri usanga akaboko kararishyushye nyine bisanzwe, arasenga undi yamusenya akagenda arambura nyine yigagaza bona kararambutse. Reba ahantu buri ikintu cyambiyo naramubase kari kamaze igihe kingana amezi ane byanga byakunda. Ntabwo guhabura inyuze ibimenyetso n'inkovu byatumye kizinga. Ariko mpita mvuga sha araguhame uraduhwahwanyije koko. Namubwiye rero yanjye kumuvuga mu izina ko atari byiza. Ndangije arambwira ngo byihore, namusanze se biriya nibyo koko. Arangije avuga ngo ndamubwira wapi urabatuburiye tu. Imana ibaho, Imana irakiza, n'abakozi b'Imana babaho 100%, n'abatubuzi babaho, n'abakira babagaho, habagaho abatubuzi, habagaho n'abahanuzi nyakuri. So tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twari kumwe na Jean Bosco. Numvise urugendo yanyuzemo cyangwa se ibyo yanciyemo, sinshatse kubigarukaho. Ahubwo Jean Bosco ni umunyamasengesho kandi utajya abivangavanga. Umunyamasengesho aragusengera icyifuzo ufite cyose uri wawe, cyangwa se mugahura live mugasenga mugahamagara Imana kandi Imana igakora ibitangaza. Ukeneye nimero ya Jean Bosco, nimero ya telefone yibabwire kugira ngo abakeneye Imana bazaze mufatikanye kugira gute kwishaka, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abayishakana umwete nibo bazayibona. Iyo nimero ya telefone irakenewe Bosco. 078 75 90
629. Isubiremo 078 75 90 yego. Iyo nimero niyo iri kuri WhatsApp? Oya, 072 42 90 400. 072 42 90 400. Iyo ni iri kuri WhatsApp. Iyo niyo iri kuri WhatsApp, wamwandikira ukamubwira icyifuzo cyawe akagufasha gusenga. Ariko nizere ko utari muri babandi bavuga ngo babanze bakanda akanyenyeri. Oya, Imana nta kwitagize rwose. Ibyo by'akanyenyeri bazabyihorere. Yego, Imana ifite ibiryo, itanga ibiryo. cyangwa se azabikore abibwirijwe n'umutima ukunze, atari we wagize ute. Ibyo bibaho, Yego. ibyo bibaho. Ashaka gushima yajya mu rusengero, ariko atavuze ngo ndajya gushimira umukozi w'Imana kuko yasengeye. Oya, ibyo ntabwo mbishaka. Yego, Ntabwo mbishaka. yes, murakoze. Niba utarakanze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, hano ducishaho ubuhamya bugiye butandukanye, indirimbo nziza, ijambo ry'Imana, ndetse n'ibindi bikorwa bigamije kwagura ubwami bw'Imana hano ku isi. Ese wowe ufite iyihe mirimo uzahemberwa? Niba ufite ubuhamya cyangwa se ijambo ry'Imana, ufite icyo ushaka gusangiza abera, watwandikira kuri 078 152 85 19. Niba ushaka ko dufatikanya kwamamaza Kristo no kwagura ubwami bw'Imana hano ku isi. Niba utarakanze subscribe, bikore, iki nicyo gihe cyawe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka Jean Bosco nanone yongera asenge Imana amagambo makeya, ubundi tuzahurire ku kiganiro cy'ubutaha nakagaruka. Mana nziza, ushobora byose kuko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Akanya twabaye hano wabanye natwe, nyemera buno buhamya buzagiraho bukura abantu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.